Mugisha Rwanda TV ni yanjye ni yawe, ni ihuriro ry'amakuru ya Gikristo asesenguye kandi ahumuriza imitima ya benshi. Ndabasuje mwese inshuti bakunzi ba Mugisha Rwanda TV mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye by'isi. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Abadukunda turabakunda n'abatwanga turabakunda kuko isezerano ry'Imana riravuga ngo mukunde n'abanzi banyu. Rero niyo waba utadukunda twebwe turagukunda. Impamvu tugukunda nuko uri umuntu w'Imana, ariko tukwingingira muri Kristo kugira ngo uzabe nawe umwana w'Imana, kuko hari abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana. Ikibyarwa n'umwuka, ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri. Ndishimye kubana namwe amakuru yanyu rero. Shize iminsi mutambona cyane cyane kuri izi channel yanyu, kuri channel ya Mugisha Rwanda TV. Benshi muri mwe bagiye bamamagara akavuga mushumba kutakituganiriza, ariko ni muhumure. Nari maze iminsi numva hari ukuntu ndi kwegerana n'Imana, kandi hari ukuntu ushaka kuba ndi kumwe n'Imana. Byarabaye rero, narabishoboye, Imana yarabishoboje kugira ngo mbe ndi mu mwanya ishakamo, ndi mu mwanya Imana ishakamo. Dore ko aricyo Imana idusaba, niki Imana idusaba kuyegera, kuko isi nubwo tuyiriho ariko tuyiriho tuzayivaho kandi nta uzi igihe azayiviraho. Niyo mpamvu bidusaba kumara igihe kinini dutekereza nicyo kiganiro tugiye kuganira. Nicyo kiganiro tugiye kuganira, kiganiro kivaza ngo niki Imana n'abantu bakwibukiraho. Murakoze, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, ugira neza bugacya bukira, uri Imana y'amasezerano, wuje urukundo, ubuntu n'icyubahiro biri wawe. Bana natwe muri uyu mwanya, kandi uyu murongo w'ibiganiro ngiye izi episode z'ibiganiro ngiye gutangiza, uzahagaranemo nanjye, uzabanemo nanjye, uzamperemo amaboko, uzamperemo inshuti, uzamperemo abanyunganira ibitekerezo, kandi uzahameremo umugisha, kuko nzi kuri Imana itanga umugisha. Kandi aho tuvuye naho tugeze bitweretse kuri Imana iri mu ruhande rwacu. Urakoze Mwami, nubwo turi mu isi turushe, turi mu isi tugoka, turi mu isi tubabara, turi mu isi duhura n'ibitugoye, ariko waranesheje. Uravuga ngo nitwishime kuko wanesheje isi. Mwami, wanesheje isi kugira ngo tuneshereze. Mwami, turagushimye. Icyubahiro cyawe kirushaho kuganza imitima yacu, kandi icyubahiro cyawe kirushaho kutwegera cyane mu izina rya Yesu, kuko nutwegera twe turabura wowe ugaragare. Nutwegera abantu baratwumva, nutwegera turababa agaciro, ariko nujya kura yacu turata agaciro, ariko nutwegera turababa agaciro mu maso y'isi no mu maso y'amahanga. Urakoze Mwami, bana natwe rero, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Nabasuzaga rero, nabasuzaga mbifuriza kugubwa neza mu Mwami. Birashoboka ko urwaye, ihangane, Imana irahari, Imana ikorohereze. Birashoboka ko ukennye, ihangane, natwe turihanganye. Birashoboka ko uri mu bihe bikugoye, ihangane, natwe turihanganye. Turi bene so, dufatanyije amakuba, dusangiye amakuba. Nicyo impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo amakuba ni ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Humura, dusangiye amakuba. Turakwingingira uko dusenze, turakwingingira uko twinginze Imana, kandi uhumure, Kristo ari hafi kuza, azaca intambara zishire, aya makuba yamareho. Muririmbyi yaravuze ngo Umwami Yesu bwazaza, Umwami Yesu bwazaza, tuzamureba tunyurwe. Umwami Yesu bwazaza, tuzamureba tunyurwe. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero narindi muri wa mwanya mwiza wo kubaganiriza. Uyu munsi turaganira ku mumama Bibiliya ivuga witwa Dorcas cyangwa Tabita. Niyo mpamvu nababwiye ngo intego iravuga ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki. Hari uburyo bwo kwibukwa bugera muri 7, ariko ndaza kuvuga uburyo bubiri bwonyine. Kuki Imana yambwiye ngo mvuge ibi? Mu butumwa bwinshi dutambutsa, haba ari ibyo kudusesengura, haba ari inyigisho dutanga, mu by'ukuri tuba dukwiriye no kuganira nawe wowe udukurikiye.
kuki Imana yambwiye ngo mbaganirize ibi? Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Kubera iki umuntu yibukwa? Ngira ngo murabizi twese tubayeho kuri iyi si, ariko tuzayivaho. Tuzayivaho mu buryo butandukanye. Hari abazarwara, hari abazagira accident, hari abazagira ibibazo bitandukanye kugeza umubiri bawukuwemo. Inzira zo kuva muri iyi si zo ni nyinshi, ariko izo zo ntacyo tuzivugaho, kuko gupfa kose ni ugupfa. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo iyo baba abanyabwenge, yavugaga ku Isirayeli, iyo baba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Umunyabwenge muri iyi si yita ku iherezo rye. Isi hari uburyo ikoresha, yishaka kutwibagiza ko tuzayivaho. Uburyo bwa mbere ikoresha ni ukumva ko hari aho twageze. Kabiri ni ukumva ko twishoboye. Gatatu ni ukubaho ntawe duha agaciro cyangwa icyo duha agaciro. Kane iratubeshye tukumva turi abantu badasanzwe. Twavuga n'ibindi, ariko impamvu navuze iri jambo rivuga ngo Imana n'abantu, mukobwa unkurikiye, mubyeyi unkurikiye, mupapa unkurikiye, bazakwibukira kuki? Ntabwo hibukwa umuntu ukiriho, hibukwa umuntu wamaze kuva muri ubu buzima. Iyo ni sije ya mbere. Ariko n'umuntu ashobora kwibukwa yaribagiranye muri ubu buzima, akinariho. Umuntu ashobora kwibuka akiriho cyangwa akibukwa atakiriho. Kabiri, umuntu ashobora kwibagirana akiriho akanibagirana akiriho. Ashobora kwibagirana akiriho akanibagirana atakiriho. Turaza kuvuga kuri izi poe zombi. Iyo mvuze ngo Imana n'abantu bazakwibukira ki, nicyo abantu bazanyibukira, ni mu buryo bubiri. Biri mu buryo bwiza cyangwa uburyo bubi. Kuko umuntu ashobora kwibukwa kubw'ibibi yakoze, cyangwa umuntu akwibukwa kubw'ibyiza yakoze. Rero ntabwo nkeneye ko abantu bazibuka ibibi byawe, kuko niyo abantu bibutse ibibi by'umuntu baramuvumagiza atarakagenda zahere pupu, bakavumagiza ataragatsindwa n'Imana. Mbese iyo abantu bibutse ibibi umuntu yakoze, yaba atakiriho cyangwa ariho, baravuga ataragatsindwa, Imana imuturinde. Ariko iyo abantu bibutse ibyiza umuntu yakoze, hari amagambo batura, baravuga ataha kuri uyu musozi hahoze umusaza. Uyu musaza yakundaga abantu, nta wamugeraga hashonje, ubwo ni mu gihe atakiriho. Nta wamugeraga hafite inyota ngo ayitahane, nta wamugeraga hashonje ngo abitahane. Rero iyo mvuga aya magambo mbafite icyo shaka kubabwira. Imyaka y'umunyafurika igeze ku myaka 70, 80, niyo myinshi turama. Turiho nk'ubwatsi buriho none, ejo washaka hacu ntuhabone. Mu by'Imana iduhamagarira, mu by'Imana idushakaho, irashaka ko dukora neza. Gukora neza. Reka nzane ijambo ridufasha. Turaganira kuri uyu mubyeyi witwa Dorcas Tabita. Bibiliya ivuga ko yagiraga ubuntu bwinshi. Mu bintu bikwiye kuranga umuntu w'Imana ni ukugira ubuntu. Ndashima Imana mu myaka maze mu murimo w'Imana, nta ndushi yangezeho ngo itahe itariye.
nta wambaye ubusa nirengagije, nta muntu wangeze harwaye mfite uburyo ngifite uburyo ntarahura n'ibibazo ngo nanirwe kumufasha. Ntabwo narikoraga kugira ngo abantu babishime, ahubwo nuko nzi ko hari igihe nzaba ndahari. Nica abantu bazanyibukiraho, pasitoro nica abantu bazakwibukiraho, umuvugabutumwa nica abantu bazakwibukiraho, umuhanuzi nica abantu bakwibukiraho. Iki gihe ni igihe kinamuye abantu ku buryo abantu bananiwe gukora neza. Ntabwo dukora neza kugira ngo abantu badushime. Ushobora gukora neza abantu ntibagushime, ahubwo dukora neza kuko tuzi neza uwo dukorera kandi tuzi neza ko azaduhemba. Umuririmbyi ari mu mwuka yaravuze ngo igihe cy'isarura nigishira abakozi bose bazataha, umwami wabo azabakira ababwire ngo bakoze neza. Bana b'Imana, nimwige gukora neza. Doka afite ibintu bigera kuri bitatu. Icyambere, yagiraga ubuntu. Icya kabiri, yagiraga urukundo. Muri ibi bintu ahantu urukundo ruri ruhatira umuntu kugira ubuntu. Ahantu hatari urukundo ntacyo wahakura. Buriya ntacyo wamfasha utankunda, ntacyo wamutankunda. Wanakima rimwe kabiri gatatu ubundi ukagera ukananirwa. Mu rukundo ntihabamo kunanirwa cyangwa gucogora. Uyu Doka urukundo rwamuhase kugira ubu. Turi mu gihe abantu batakaje urukundo. Nari ngiye gusohora igitabo mu minsi ishize kivuga ngo nta rukundo rubaho, ariko Imana irambuza. Kubera iki? Ngejeje imyaka 46 sindabona abantu bafite urukundo rw'byukuri. Kuko urukundo uburyo ndusobanuramo n'uburyo mwumvamo mbona atari ko abantu barufite. Kuko Bibiliya ivuga ngo Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo. None natwe twitwa ko turi abana b'Imana. Imana yadukunze dusa dute? Twari babi, ntago yadukunze turi beza. Ariko umuntu ajya kugukunda akabanza akareba ibyiza byawe. Niyo haba icyo bita gahararo hakaba n'irari, ariko urukundo ntaruhaba. Kubera iki? Hari igihe twitiranya gahararo n'irari tukabyibeshamo urukundo. Kuko urukundo n'imbaraga ikurikirana ubuzima bwawe, n'imbaraga ikurikirana wowe. Kukunda yaba ameze neza yaba ameze nabi, yaba avuga neza yaba avuga nabi. None se mwibagiwe ko Bibiliya tubwira ngo mukunde n'abanzi banyu? Ariko umuntu muri iki gihe akubonaho ikintu wenda ari n'abantu bakivuza atari ukuri, akagenza umugongo ukamubura. Umuntu mwasekaga mwararaga museka kuri telefone, umuntu mwararaga kubwira bebe n'ibiki byose, agiye ati kubera ikintu yumvise bakuvuzeho kuri YouTube. Kandi YouTube ni umuyoboro unyuraho amakuru y'ukuri n'ibinyoma. Ikindi mu bantu bayibaho mbanze basobanurire bakunzi b'umusaraba, mu bantu bayibaho nta wifuza kundi agira hagera. Niyo mpamvu ubona abantu bahora basigana ibyaha, uyavuga uyu nabi uyavuga uyu nabi. Ariko ni gute wagira urukundo uri kuri YouTube?
ugakunda umuntu kuri YouTube bitaragahararo. Uru rukundo rero Dorka yari afite ni urukundo rutarimo agahararo, ni urukundo rutarimo irari. Irari ni ikintu umuntu, ni ugukunda umuntu kubw'ikintu urarikiye kuri we, iyo umaze kukibona ahita atagaciro. Agahararo ni uguharara umuntu mu gihe gito. Reka mbaririmbe uri muririmbyi w'ikinyarwanda. Izina sheri rishirana n'agahararo, ndagukunda isigaranwe nabi njyarya, jye nahisemo kwirinda icyakubabaza. Kubera ko abantu rero babuze urukundo, basigaranye urukundo rw'uburyarya. Urukundo rw'uburyarya rutera rute? Ni ukuvuga Gerard neza muri kumwe, ariko mu gikari ukamuvuga nabi. Nta kindi gitumye ndindira mu iterambere, nta kindi gitumye ntakaza amaboko buri munsi. Ni ukubana, ni ukugendana, ni ugusengana n'abantu bamvuga ibyiza turebana, ariko twaba tutarebana bakamvuga ibibi ntanazi. Ibi bintu birababaza, kandi ni umuzimu umaze kwinjira mu bana b'Imana. Dorcas yari afite urukundo. Munyangana gato, telefone yari igize ikibazo. Yari afite urukundo. Ikiza kubwira umuntu agukunze nta kindi, urukundo rurakora. Nubana n'umuntu umwaka umwe 2 3 nta kintu aragukorera ku buzima bwawe, arakubeshya n'indyarya. Imana urukundo ruhatira umuntu gutanga, kugera no ku rwego atanga n'ibyo yambaye, kugera no ku rwego utanga ukiyibagirwa ibi byambayeho. Nakuza abakecuru n'abasaza ntazi, nkajya nemera $100 umuntu ampaye, nkazigura ibyo kurya nkabishyira abantu ntazi, nkumva afitiye urukundo abakene. Nuko uyu munsi nanjye nabuze icyo ntanga. Urukundo rutarimo agahararo. Nagiye gukorera Imana, njya gukorera Imana ahantu, njyana costume 3 nafite igiterane. Mageze Imana inyuzuza urukundo rudasanzwe, costume zose ndazitanga. Nagayo hari n'umuntu wari wamwegeye amayeti kinayo nasaguye kuri teke ndayatanga, ariko ndi kubwiriza ku munsi wo gutaha. Imana ikoresha undi muntu nawe wankunze, aragenda agurisha igitoki akigurishiriza hejuru. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo ibyo wazanye byose warabitanze. Imana yambwiye ngo nguhete iki. Iyo tuvuga ibi niki twigisha abantu? Hari abantu bazapfa ntibibukwe, banakibukwa bakibukirwa ku biri, abantu bakabakurikiza imivumo. Dorka yagiraga imirimo myiza. Bana b'Imana, Satana twibye ikintu cyitwa gikomeye. Iyo mirimo myiza niyo myambaro tuzambara tutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ntabwo nzi nimba abantu bazataha bambaye ubusa, ariko abantu tunaniwe gukora neza. Urukundo rudutegeka gukora neza. Icyiza niyifuriza nimba ndi umwana w'Imana, reka nawe nyikwifurize. Iterambere niyifuriza, reka nawe ndi kwifuriza. Nigutubana n'umuntu ukubwira akagukunda, atishimira iterambere ryawe, atishimira ko watera imbere, atishimira ko wagira amaboko, atishimira ko wabaho neza, ntabwo uwo muntu aba ari mwiza.
Doroka urukundo rwamuteye kugira imirimo myiza. Bana b'Imana, imirimo muririmbyi yararirimbye ari mu mwuka aravuga ngo imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Ndabyibuka ejo bundi abantu bari kumpa iminsi, nari narubakiye umukecuru mu Bugesera mu murenge wa Ruhuha mu kagari mudugudu wa Rugarama, mwubakira inzu yagaze miliyoni 3,800. Ibihe biza kumpindukana, ndibuka ejo bundi ntanga ibiryo mu gihugu ahantu hatandukanye, mu mirere, mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye. Muraza kubibona kuri iki kiganiro, wenda baraza kunyuza mu tuvideo twana. Ntanga ibiryo, ariko iminsi miriza kunyegera, iminsi bibinyegereye, ndi gusohorwa mu nzu, Imana iribuka ikoresha umumama aba muri Australia, sinzi igihugu abamo, ntaza kuvuga ikitari cyo. Arambwira ngo nabonye ufite umubabaro, Imana yambwiye ngo nguhaye amafaranga, yohereza 200,000. Narindi mwamezi 2 mu mwaka ushize. N'ubu ndi gusenga, hari ibindi biba bikiri imbere. Ndibuka ejo bundi umwana bamwirukanye ku ishuri, nabuze amafaranga. Umuntu arambwira ati ntabwo nyafite yose, ariko reka nguhe igice, reka mbe nguhaye igice urebe ko abarimu bamureka agasubirayo. Nawe Imana iguha umugisha. Ndashaka kuvuga iki? Imirimo myiza dukora dushobora kuyibukirwaho tukiriho, cyangwa ikazanibukwa igihe tuzaba tutakiriho. Uyu munsi turavuga Tabita, tukavuga Dorokasi. Iyo twibuka imirimo ye ntakiriho, ariko aravugwa kandi aravugwa neza. Ndatekereza mugabo nkurikiye, mugore nkurikiye, ni iki cyiza abantu bazakwibukiraho? Ni iki cyiza Imana yakwibukiraho? Iyo dukoze neza muri ubu buzima, hari abantu batwibuka. Iyo dukoze neza muri ubu buzima, Imana iratwibuka, kavuga ngo Girard warankoreye, ntukwiye kwambara ubusa. Ikavuga ngo Girard warankoreye, ntukwiye kwicwa n'inzara. Girard warankoreye, ntukwiye gusohorwa mu nzu. Ndabizi urasenga, ndabizi urasengerwa. N'iki Imana yakwibukiraho ngo igire ibyikemura ku buzima bwawe? Doroka yaje gupfa, urupfu ruramwiba, aba mu mudugudu aho atuye. Ndashima Imana mu mudugudu ntuyemo, n'umwana aranze. Mba nifuza kuduterura, mba nifuza kudusoma, barifuza. Aza gupfa, abo mu mudugudu barabimenya, baravuga atoya ibishoboka, Doroka wacu ntakwiye gupfa. Niyo waduhaga amazi tuvuye ku ishuri, nta wamugezeho ngo yicwe n'inyota. Nibangahe ubonye biciwe n'inzara mu maso yawe? Nibangahe basohowe mu nzu bareba ufite amafaranga? Nibangahe insengero zifunzwe ufite ubushobozi? Urondereza ubusa bukimara, umubiri ni ubusa uzabora. Kudakorera Uwiteka ukiriho ni ukwihemukira, kudakorera Uwiteka ukiriho ni ukunyagwa zigahera. Dorokasi baravuga ati ntiyapfa, bafata imyenda barazunguza. Petero araza, Imana bayibutsa imirimo ye. Cyangwa ukagira imirimo wibutsa Imana. Kora neza n'urwibutso, kora neza n'urwibutso muri ubu buzima no mu buzima bw'ahazaza. Umunyarwanda yaravuze ngo ugira neza, ineza ukayisanga imbere. Bana b'Imana, ntidukwiye gufasha abantu, ntidukwiye gucigikira abantu kubera ko bavuze ibijyanye n'uko twebwe dushaka. Dukwiye gufasha abantu kubera ko twebwe tuzi ko tuzabyibukirwaho. Niyo abo twahaye batabyibuka, ariko Imana iribuka. Reka nkubwire, Imana iribuka. Izi 100 byawe 100 watanze,
izi ibihumbi 500 byawe watanze, izi miliyoni zawe watanze, Imana iribuka, irazirikana. Nubwo abantu batazirikana, Imana irazirikana. Uyu munsi Imana igukurira indyarya ku buzima. Uyu munsi ntuzongere kubaririza amakuru ya Gerard. Amakuru ya Gerard uzayamwibarize, kuko amakuru yanjye ninjye uyafite, nta wundi uyafite. Undi yakongera. Amakuru yawe ni wowe ukwiye kuyitangira, abandi bagutangira barongera. Kandi nta muntu uri umwanga, nta n'umuntu uri umukunda. Uvuga ngo ufite abanzi, ufite n'abakunzi. Bivuga ngo ufite abanzi, ufite n'abakunzi. Ariko ibyo ntibikwiye kuduca intege mu gukora neza. Kubera ko dukeneye ko Imana izagira ikintu twibukiraho. Kubera ko ukeneye ko Imana izagira ikintu kwibukiraho. Mu bintu Imana izakwibukiraho ni ibihe? Ko wirirwa gusebanya, wari umwanzi w'amahoro, wangaga bene so, ko wikundaga, kutatangaga, wari umunyabugugu. Imana iragusaba gukora. Urukundo rugirwa n'ibikorwa. Inshuti igukunda iragufasha, inshuti igukunda iragushyigikira, inshuti igukunda ishyigikira inzozi zawe. Ntabwo iguca inyuma ngo ikudekuraje, nta nubwo iguca inyuma ngo ikwangisha abantu, ahubwo iragushyigikira ikavuga ngo turi kumwe. Ndakwifuriza ko uyu mwaka muri uku kwezi kwa gatanu Imana iguha inshuti nziza ishyigikira inzozi zawe. Mu rukundo wiga gutanga, kandi ntutange ugendeye ku nshuti zawe, ntutange ugendeye ku bukunda, utange kuko uziko ingororano uzazibona mu bwami bw'Imana. Ndagukunda, mwifurije umugisha w'Imana. Ndagira ngo dusengane Imana. Kora neza usige urwibutso ku Mana no ku bantu. Nakubwiye ngo hari ibintu abantu bajya bibuka bakavuma, ariko hari n'ibintu abantu bibuka bakavuga ati yo habakanaka, yo yari umuntu mwiza, yari umuntu ufasha abantu, yari umuntu wita ku bantu. Mbega izina ryiza waba usize imusozi, ariko mbega izina ribi waba usize imusozi. Wari nyirakigunu, urangwa no gusebanya, urangwa no gutukana, urangwa n'inzangano, urangwa no kugaya abandi nawe utigaye. Mbega izina ribi wasiga imusozi. Mbariza umuntu mwegeranye ngo Imana n'abantu bazakwibukira kuki. Doroka, Imana yibuka imirimo ye myiza. Imana yibuka imirimo yawe myiza. Ngo Petero amurambika ikiganza amubasubiza ari muzima. Imirimo myiza iratuvuganira. N'ubundi gukora iki kiganiro hari umuntu Imana igiye kubuza amahoro, kuko hari icyo Imana iri kumuhata gukora ku buzima bwanjye. N'ubundi gukora iki kiganiro hari umuntu Imana igiye kubuza amahoro, kuko hari icyo iri kumuhatira gukora ku buzima bwanjye. Imana irazirikana, izi ko twagaburiye abakene, izi ko twahaye abantu mituweli, izi ko twambitse abambaye ubusa, izi ko twatabaye abantu mu byago. Imana rero ijya yibuka iyo mirimo, ikakurengera mu gihe cyo gupfa, ikakikurenza. Ijya yibuka iyo mirimo, ikakwimana mu babisha. Imana iguhe gukora neza, kandi uyu mwaka ku kwezi kwa gatanu twinjiyemo kubabere ukwezi ko gukora neza. Ndagira ngo dusengane Imana, dusaba umukameramani abe hafi, hanyuma dusengane Imana dusoza. Data, turagushimye, tugushimiye imirimo yawe itangaza iyo waturemeye muri Kristo Yesu. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi tugushimiye ko abantu bagiye kongera gukora. Sengeye abantu bose kugira ngo bagire urukundo. Mu rukundo harimo kubabarira, mu rukundo harimo kwihangana, mu rukundo harimo gushyigikira bagenzi bacu. Urakoze Imana. Umuntu wese wari waratakaje impano yo gutanga, nibongere batange. Wari waratakaje impano yo kwita kuri bene se, niyongera biteho, kuko nta kindi kigaragaza urukundo nuko dutanga. Mugisha Rwanda TV ni yanjye ni yawe, ni ihuriro ry'amakuru ya Gikristo asesenguye kandi ahumuriza imitima ya benshi.